kuva isi yacu yakaremwa. Kuva kera cyane byari biri mu isanzure byose byari amayobera. Abenshi kandi mu bakurambere bacu bakagerageza gukoresha iby'uburaguzi kugira ngo babashe kumenya iby'inyenyeri, imibumbe ndetse n'ibindi byose bitandukanye biri iyo ngiyo hejuru mu isanzure. Muri ubwo buryo bwose kandi bwakoreshwaga bwa gakondo bwo kugerageza kumenya amakuru y'inyenyeri ndetse n'ibintu byose bitandukanye biri mu isanzure, bwabaga bushingiye ku cyizere. Gusa muri abantu bose bakoraga ibyo, ntawe uzi amakuru ufatizo cyangwa se y'ihame ku mibumbe myinshi itandukanye cyangwa se ku bintu byose bigize inyenyeri, cyangwa se ngo agerageze yabe yazibona mu buryo busa nk'ubumwegereye, bitewe n'uko ikoranabuhanga cyangwa se tekinoloji yo muri icyo gihe itabibemereraga. Mu mwaka kandi w'igihumbi kimwe magana atandatu n'icyenda akaba aribwo umugabo witwaga Galileo Vincenzo w'umutaliyani yaje kuvumbura bwa mbere mu mateka y'ikiremwamuntu, akavumbura umubumbe wa Jupiter, Venus ndetse kandi tutibagiwe n'ukwezi. Iyi mibumbe kandi yose mu isanzure yavumbuwe na Galileo Vincenzo ikaba yaravumbuwe hakoreshejwe telescope. Iki ngiki kandi akaba ari igikoresho cy'indebakure gikoreshwa mu kureba ibintu byose bitandukanye biri mu isanzure hejuru, yaba ari inyenyeri, imibumbe ndetse n'ibindi. Gusa telescope yakoreshejwe na Galileo Vincenzo muri uwo mwaka akaba telescope yakoresheje ikoranabuhanga ryo mu gisekuru cya mbere, gusa ikaba yaramufashije kubona iyo mibumbe yose, maze nyuma n'abandi bahanga mu gisanzure cyangwa se bitwa astronomers bakagendera ku byo yavumbuye bwa mbere bakabona kuvumbura ibindi. Gusa nubwo Galileo Vincenzo yabashije kuvumbura iyo mibumbe, ntiyabashe kumenya byinshi bitandukanye biba kuri iyo mibumbe, yaba ari ibyiza yaba ari bibi ndetse n'ibindi bintu byose bitandukanye bisangwa kuri iyo mibumbe gusa byaremwe n'Imana rurema. Kugeza kuri ubu ngubu kandi ibigo bitandukanye bikora ubushakashatsi mu isanzure bikomakomeye mu isi bitangaza ko umubumbe wenyine wabasha guturwa n'abantu bakagira ubuzima mu yindi mibumbe yose isaga 9 iri mu isanzure, ari umubumbe wenyine dutuyeho ari wo isi. Mu yindi mibumbe yose kandi isigaye ko ari 8 iri mu isanzure, bikaba bisa nkaho kugera cyangwa se kwikandagiraho byaba bimeze nko kugira ikuzimu bitewe n'urupfu wahapfira, ndetse kandi n'ibintu byose bitandukanye biteye ubwoba bigize iyo mibumbe. Wowe kuri iki kiganiro muri kano kanya ngo wahe ikaze ku kiganiro kigiye gucukumbura ku bintu bibi byakubaho mu gihe cyose waba ukandagiye kuri iyo mibumbe yose itandukanye mu kirere gusa havuyemo isi, n'urupfu rubi wabasha gupfa mu gihe cyose waba ugeze kuri iyo mibumbe. Ngo wahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Niba kandi uri mushyashya kuri uyu muyoboro ndagushimiye, nagusaba ukanda subscribe kugira ngo ubashe kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi, ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro ndetse kandi n'ibindi. Gukanda like ugasangiza kino kiganiro abandi rufasha bwanyu bukomeye kandi dushimira. Orson Info ikaze. Umubumbe kandi wa mbere torera n'umubumbe witwa Venus, ndetse kandi akaba ari umubumbe uri mu ntera na kilometero miliyoni 107 uvuye ku izuba. Uyu mubumbe kandi wa Venus akaba ari umubumbe ufite ikirere kigizwe n'ibyuka byinshi bihumanya, harimo ibyuka nka carbon dioxide iri ku kigero cya 95% kw'imyuka yose igeze muri kino kirere, ndetse kandi na nitrogen igeze kuri 3.5 bigize umwuka wose utembera muri iki kirere cya Venus. Imyuka kandi iyo ivanze mu kirere cyaho ndetse yahura n'icyitwa water vapor ziba ziri mu kirere bigahita bibyara icyitwa sulfuric acid. Ingi kandi akaba ari acide mbi cyane iba yakozwe kuri mubumbe gusa havuye kuri iyi myuka, ku buryo kenshi mu masaha y'ijoro akunda kugwa imvura gusa ikoze muri iyi acide, ndetse kandi iyi acide ifite ubushobozi bw'uko yabasha kugwa ku mubiri w'umuntu ikawushongesha wose ugashya ugakunguka. Birumvikana kandi neza cyane ko nk'uko utembera mu kirere cya Venus atari umwuka ubasha guhumekwa n'umubiri w'umuntu cyangwa se n'umuntu. Abanga batangaza ko ubasha gukandagira gato kuri uno mubumbe mu masegonda ajya kuri 45 gusa ukimara gukandagira kuri mubumbe wa Venus ugahumeka kuri mwuka wo gato cyane. Abanga batangaza ko guhumeka byakunanira, ingingo zawe zigatangira gucika intege mu minota mike cyane waba umaze gupfa. Si ibi gusa kandi byabasha kwica kuri uyu mubumbe bitewe n'uko umubumbe ugira ubushyuhe bugera kuri °C 164, aho mu kirere cy'uyu mubumbe witwa Venus habashyushye ku rugero rwo mu ndiba y'ikirunga cyenda kuruka. Ku bundi buryo kandi buteye ubwoba bwabasha kwica umuntu wese wabukandagiye kuri uyu mubumbe witwa Venus akaba ari igitutu cyangwa se pressure isangwa kuri uyu mubumbe witwa Venus, aho pressure isangwa kuri uyu mubumbe witwa Venus ku byinshi zigiye kuri 92 zose pressure isangwa ku isi dutuyeho. Ukimara kandi gukandagira kuri uyu mubumbe witwa Venus mu masegonda make cyane umubiri wawe watangira kunanirwa, inyama zometse ku mubiri wawe zigatangira gucikagurika bitewe na pressure isangwa kuri uyu mubumbe, imitsi itembereza amaraso mu mubiri wawe igatangira gufatana, ingingo z'umubiri zawe zose zigatangira kunanirwa. Mu gihe gito nk'icyo guhumbya waba umaze kwitaba Imana. Indoto mbi zawe nkurikiye muri kano kanya no gukandagira gato cyane ku mubumbe wa Venus uherereye mu isanzure. Umubumbe kandi wundi wa kabiri turajyaho akaba ari umubumbe witwa Mercury. Uyu kandi akaba ari umubumbe uherereye muri kilometero zisaga 46,700 uvuye ku izuba. Ni umubumbe kandi urangwa n'ihindagurika ritandukanye ry'ikirere kandi riteye ubwoba, aho kuri uyu mubumbe wa Mercury ku manywa hasanga ubushyuhe bwinshi cyane bujya kuri °C 430, naho nijoro agasanga ubukonje buhambaye cyane buri ku kigero cya °C ziri munsi ya 0 kuri -180°C.
Ibi ngibi kandi byumvikanisha neza yuko ubasha kuhagera ari ku manywa ubushyuhe bwabo buhambaye bwabasha kukwicira nta n'agahe gato urabasha kwamara. Gusa ubashije kuhagera ari nijoro ukihagera wabasha gutembera mu gahe gato cyane kagera ku munota umwe n'amasegonda agera kuri 30 yonyine. Gusa nyuma y'uwo munota n'amasegonda tuvuze aho hejuru hagatangira kuba icyitwa hypothermia. Iki ngiki akaba ari igihe ubukonje butangira kwinjira mu mubiri wawe butangira kuba bwinshi buganza ubushyuhe mu bice by'umubiri wawe bitandukanye. Nyuma y'iminota igera kuri 2 gusa watangira gukonja, intoki zigafatana, ugatangira gutetera sinakubwira. Muri ako kanya gato cyane umubiri wose ugatangira guhinduka paralize bitewe n'ubukonje ku buryo no kugenda utaba ukibishobora. Nyuma y'amasegonda agera kuri 15 gusa imyenda yabugenewe uba wambaye yitwa space suit yatangira kugwira itangazo rigira riti Warning, core body temperature now 28 degrees Celsius. Ubushyuhe bw'umubiri wawe bugeze kuri degrees Celsius 28 ukonja. Nyuma y'igihe gito cyane wamaze kuba umurambo. Si byose kandi bashaka gukandagira kuri Imibumbe mu masaha yo ku manywa, radiation z'ubushyuhe zitangira kugutwika umubiri wose ugatangira gupfa ubyumva. Maze nyuma y'amasegonda agera kuri 2 gusa imirasire y'izuba bitangiye kwinjira mu mubiri. Umubiri watangira gushwanyagura kubireba. Aho nta n'amasegonda agera kuri 5 gusa wabasha kumara kuri uyu mubumbe mu gihe cyose waba uhageze ku manywa. Umubumbe kandi wundi ugiye kujya usangwa mwisanzure akaba ari witwa Mars. Mars ni umubumbe wa mbere wagiye ushyirwa mu majwi menshi cyane yuko ikiremwamuntu gishaka kujya guturayo. Gusa mu cyambere giteje inkeke ku bantu bose bazajya gutura kuri uyu mubumbe ni uko umwuka mwinshi ugize ikirere cyangwa ugizwe na carbon monoxide, ndetse kandi uyu mwuka utabasha guhumekwa n'umubiri w'umuntu. Ukimara kandi gukandagira kuri umubumbe wa Mars ugahumeka kuri mwuka gato cyane gusa, amaraso umubiri yatangira gutembera gake cyane. Mu minota igera kuri 2 yonyine gusa waba umaze kwikubita hasi utangiye kubura umwuka ugahita upfa. Abanga kandi batangaza ko cyane cyane ku manywa kuri Mars abimiyaga iteye ubwoba cyane imwe bita serwakira, ndetse kandi imiyaga ibiri binosho nini cyane ku buryo nazo zabasha kukwica mu gihe cyose waba ugeze kuri Mars igihe icyo ari cyo cyose. Umubumbe wundi tugiyeho ni uwitwa Jupiter. Uyu nguyu kandi umubumbe uzwi ko ari munini kurusha indi mibumbe yose iri mu isanzure, aho kandi ari umubumbe uherereye mu ntera igana na kilometero 763 uvuye ku izuba. Uyu mubumbe kandi ukaba ugizwe n'ikirere kigizwe n'imyuka ndetse na gas ziteye ubwoba, aho dusangamo hydrogen ndetse n'uwitwa helium. Abanga ku by'imibumbe yo mu isanzure batangaza ko uyu mubumbe usangwaho imiyaga myinshi itandukanye. Muri iyo miyaga kandi hakaba hasangwamo n'inkuba zikomeye cyane, aho abahanga babigerera bakabigeranya n'imiraba birimo biraba mu kirere cy'uyu mubumbe. Ndetse kandi isaha n'isaha ukibasha gukandagira kuri uyu mubumbe utabasha no kwamara iminota igera kuri 27 yonyine. Umubumbe wundi tujye kureba akaba ari uwitwa Saturn. Saturn ni umubumbe bita umubumbe wa maji bitewe n'ibintu byinshi bitandukanye kandi bitangaje bisangwa kuri uyu mubumbe. Uyu ni umubumbe kandi nawo ugizwe n'ibivangitanye by'amagazi menshi agiye atandukanye harimo hydrogen ndetse na helium. Abanga kandi batangaza ko bitewe na pressure isangwa kuri uyu mubumbe, iyi pressure idasanzwe isangwa kuri uyu mubumbe ibasha guhindura umwuka wa hydrogen ikawuhinduramo ibyuma bimeze nk'ibirahure byinshi cyane. Ndetse kandi isaha n'isaha kuri uwo mubumbe hakunda kuba imiyaga nayo iteye ubwoba ibarirwa ku muvuduko wa kilometero 1800 mu isaha. Muri make uyu mubumbe ni umubumbe ugizwe na za serwakira zihambaye, ubushyuhe buri hejuru cyane, ndetse kandi na pressure cyangwa se igitutu gisangwa kuri uyu mubumbe gusa nabyo byakwica umuntu wari wese waba ugikandagira kuri uyu mubumbe isaha n'isaha. Mu bindi byabasha kwica umuntu wese waba ugerageje kwegera uyu mubumbe wa Saturn akaba ari icyo bita impeta ya Saturn. Urakaba uruziga ruhambaye cyane ruzengurutse uyu mubumbe wose wa Saturn, gusa ruba rugizwe n'uruhererekane rw'utubuye duto cyane, ndetse kandi twinshi muri two tuba tugizwe n'ibyuma cyangwa se ibirahuri. Gusa abanga batangaza ko nubwo tugaragara nk'aho ari duto cyane, kamwe konyine ukegera kaba kenda kungana nka stade ya basket cyangwa se arena. Aya mabuye kandi n'ibirahuri biba bizengurutse umubumbe wa Saturn bikaba bihora bizenguruka buri gihe, ndetse kandi byose bigendera ku muvuduko ugera kuri kilometero 70 mu isaha. Undi mubumbe tugiyeho ni uwitwa Uranus. Uyu nguyu kandi ni umubumbe usangwa mu isanzure gusa w'ubwiza budasanzwe, gusa nawe ugizwe n'amagazi menshi asangwa mu kirere cyawo harimo nka methane gas ndetse kandi nayo atari nziza ku mubiri w'ikiremwa muntu. Iyi methane gas kandi isangwa mu kirere cya Uranus hakaba ari gas biri highly concentrated cyangwa se ifite ubukana buhambaye cyane. Tutibagiye ko kandi mu kirere cy'uyu mubumbe hasangwamo carbon itari nkeya. Abanga kandi batangaza ko ubasha kwinjira mu kirere cy'uyu mubumbe wa Uranus ukamanuka muri kilometero zisaga 10,000 ugana ku butaka hasi. Uko wagenda umanuka ugana hasi umubiri wawe watangira guhinduka diyama bitewe n'imyuka myinshi itandukanye isangwa muri kino kirere, gusa yivangavanga yabasha gufata umubiri wawe ikawushongesha ikawuhindura diyama. Umubumbe wa Uranus nawo tubivuze neza ni umubumbe w'indoto mbi kuri buri muntu wese warota wakandagiye kuri Uranus. Umubumbe wundi tugiyeho ni uwitwa Neptune. Neptune kandi umubumbe ugizwe n'imyuka myinshi harimo hydrogen, helium, methane gas ndetse na ammonia, ndetse kandi ukaba ugizwe n'amazi mu kirere cyawo. Uyu ni umubumbe wa mbere kurusha indi mibumbe yose mu isanzure mu kugira serwakira zihambaye kandi zigendera ku muvuduko udasanzwe kurusha indi yose.
bitangaza ko iyi myuka yose iri mu kirere iyo yamaze kwivanga mu kirere cya Neptune iba igendera ku muvuduko w'ikilometero 21 mu isaha mu gihe cyose barimo haraba serwakira y'iyi myuka. Bitangazwa ko kandi mu kirere cy'uyu mubumbe naho habasangwamo amazi kandi asuma cyane kurusha imiraba ikomeye cyane isangwa mu nyanja zikomakomeye. Iyi serwakira kandi bivanzemo n'imiraba irimo amazi mu kirere cy'uyu mubumbe witwa Neptune bikaba bitakwemera n'icyogajuru yuko cyabasha kwinjira muri icyo kirere kikabasha kugera ku butaka. Muri make ni ibidashoboka cyane yuko wabasha gucika iyi serwakira isangwa mu kirere cy'uyu mubumbe witwa Neptune. Umubumbe wa nyuma tugiyeho ni umubumbe witwa Pluto. Umubumbe wa Pluto ni umubumbe nawe ufite uburyo bwinshi wabasha kwicamo mu gihe cyose waba uhakandagiye cyangwa se uhageze. Uyu nguyu kandi umubumbe usanga ubukonje buhambaye cyane bubarirwa mu kigero cya -139 degrees Celsius. Ukimara gukandagiye kuri uyu mubumbe witwa Pluto nyuma y'amasegonda agera kuri 70 yonyine gusa haba batangiye kwitwa hypothermia, aho ubukonje butangiye kwinjira mu mubiri wawe gake gakeya ndetse kandi bukaganza ubushyuhe. Umunota ku munota uturemangingo twawe tugatangira gukonja, ibice by'umubiri wawe bigatangira kwegerana, ingingo zawe zigatangira kunanirwa gake gake cyane. Nyuma y'iminota igera kuri 2 n'amasegonda 10 gusa ugahinamirana nawe ugahita upfa. Icyo gihe nawe uhita uhinduka neje maze ukinjira mu mubare w'ibintu byose byagiye bihindurwa neje kuri uyu mubumbe wa Pluto bitewe n'ukuntu ufite ubukonje buri hejuru. Nongeye kugushimira kandi wowe wari ukurikiye ikiganiro kiri guca kuri Ozone Info. Uba yumvise kino kiganiro kigushishikaje waka like ndetse ukagisangiza abandi bakabasha kubona ikiganiro nawe ubwawe bakunze. Kuduha subscribe kwiyandikisha kugira ibiganiro byacu bicukumbi bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi, ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro n'ibindi. Ubwo n'ubufasha bwanyu bwiza kandi dushimira. Mbifurije icyenirwe mu byo mukora byose, muhaye umuntu umwe kandi kubagera iby'agaciro kuri uyu muyoboro. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.